Muraho, ese waba uri umworozi ukaba woroye izi nkoko zikurikira: Saso, Iza Brown, Local Chicken cyangwa se Broiler, zimwe tuzi nk'iz'inyama. Ariko ukaba utazi ngo ku munsi inkoko yawe ikwiye kurya ibiryo bingana iki. Ubundi inkoko irya ibiryo runaka bitewe n'ikigero igezemo cy'imikurire. Ikarya garama runaka ku munsi bitewe na stage igezemo y'imikurire. Inkoko zigira stage zigera muri 3, zigira starter, zikagira grower, zikagira na finisher. Muri buri cyiciro inkoko ibigomba kurya garama runaka ku munsi. Yeba ujya ugorwa n'ikibazo nk'icyo, muri no video nicyo tuje kubakemurira. Umuntu woroye Saso, ukaba woroye Iza Brown, ukaba woroye Local Chicken cyangwa se Broilers, izo ni inkoko tugiye kuvuga ku buryo ukwiye kuzigaburira. Muri rusange hari ikigero cy'ibiryo inkoko ibigomba kurya ku munsi cyagenwe, ku buryo iyo ugabuye byinshi ibyo birenze ku byo yagakwiye birya ku munsi bibarwa ngaho bipfuye ubusa, ndetse nanone mu gihe wazihaye bike cyane ibyo zikeneye kurya ku munsi, icyo gihe niho uzasanga bidindiza inkoko zawe, ugasanga umusaruro wazitezemo ntago ubonye kandi wari uzi ngo uri kugabara mu buryo bw'ukuri. Muri iyi video rero akaba ariyo mpamvu ngiye kubabwira buri kigero cy'ibiryo ukwiye kugaburira inkoko yawe bitewe n'ikigero igezemo cy'imikurire. Reka rero tutangirire ku nkoko za Iza Brown cyangwa se inkoko zizwi nk'iz'amagi, turebera hamwe ibyo zikwiye kurya kuva ku munsi wa mbere kugeza zigeze igihe cyo gutera. Turaza gukurikizaho n'ubundi bwoko. Reka kuri ubu ngubu tubanze duhere ku nkoko z'amagi. Wowe ukurikiye iki kiganiro, icyo nagusaba nuko wakifashisha urupapuro n'agakaramu ukajya wandika ibyo ngiye kukubwira, kuko bizaza kugufasha mu kuba wamenya ibiryo ukwiye kugabura bitewe na buri kigero inkoko zawe zigezemo. N'abatindiye rero reka duhere ku cyumweru cya mbere izi nkoko ukimara kuzakira. Ese muri kino cyumweru cya mbere izi nkoko zitangira kurya ibiryo bingana iki ku munsi? Inkoko imwe iba igenewe garama zingahe ku munsi? Turaza kwifashisha inotable. Inotable iratubwira ko ku munsi wa mbere ukimara kuzana zino nkoko, ino mishwi ya Iza Brown wayikuye muri za company nababwiye zizewe, ni ukuvuga ngo ku cyumweru cya mbere inkoko umushwi umwe uba ukwiye kurya garama 10. Ntabwo uba ukwiye kurenza garama 10 ku mushwi umwe. Ubwo wowe ufite imishwi 100, imishwi 500, uzajya ufata garama 10 ukube umubare wa ya mishwi ufite kugira ngo umenye ibiryo uzagabura ku munsi. Mu cyumweru cya kabiri umushwi uzawukura kuri garama 10 uhereza garama 18. Ni ukuvuga ngo uzajya ukuba umubare wa garama ubonye ku nkoko imwe ukube n'umubare w'inkoko ufite kugira ngo umenye ibiro by'uzagabura kuri uwo munsi. Mu cyumweru cya gatatu umushwi uzawukura kuri bya biro za garama 18 wazigaburiraga, utangire uzigaburire garama 22. Mu cyumweru cya kane naho uzakura kuri 22 uhita ugabura garama 26. Ni ukuvuga ngo icyumweru cya kane iyo cyuzuye inkoko ziba zirangije icyiciro twita starter feed, ukahindura ibyo kurya ukazihereza ibiryo bikurikiye byitwa grower feed. Muri starter feed ngwibutse ko ari ibiryo uzajya kugura mu burerero cyangwa se hari abacuruza ibiryo by'amatungo bifite protein iri hagati ya 21 kugera kuri 24. Ibyo nibyo biryo twita bya starter feed. Tugeze rero muri grower feed naho uzahita uhindura ubwoko bw'ibiryo, utangire kugabura ibiryo bifite protein iri hagati ya 18 kugera kuri 20. Ibi nibyo biryo by'inkoko zigeze mu gihe cyo gukura. Ubwo ni uguhera ku cyumweru cya gatanu. Ku cyumweru cya gatanu umushwi umwe uzaba urya garama 30 ku munsi. Garama 30 ku munsi kugira ngo umenye ibiryo inkoko zawe zizarya ku munsi zose hamwe, uzafata garama 30 bigenewe inkoko imwe ukube n'umubare w'inkoko zose ufite kugira ngo umenye ibiro uzagabura kuri uwo munsi kuri izo nkoko zawe zose. Mu cyumweru cya gatandatu uzagenda uhindura garama wagaburaga, uve kuri garama 30 ujye kuri garama 35. Ni ukuvuga ngo iyi table uko yanditse iragaragara. Ibyo nakubwiraga uraza gufata agakayi n'agakaramu ujye ugenda ubyandika kugira ngo utaza kwibeshya. Ahangaha ngwibutse ko turi muri grower stage. Muri grower stage duhereza inkoko zacu ibiryo bifite protein ibarirwa hagati ya 17 kugera kuri 20. Ubwo ugaburamo aho hagati. By'umwihariko uzahita ufata 19 mu gihe uzabugiye gukora ibiryo byawe ukorere hagati na hagati y'iyo protein ikwiye. Ni ukuvuga ngo noneho mu cyumweru gikurikiyeho, icyumweru cya karindwi, uzagabura garama 40 ku munsi. Ubwo ni ku nkoko imwe.
ku cyumweru cya munane uzagabura garama 45 ku nkoko imwe. Ubwo urajya ukuba n'umubare w'inkoko ufite kugira ngo umenye uzagabura ibiro bingahe ku munsi. Ubwo izi garama nakubwiye buri cyumweru uzajya uzigabura kuva ku wa mbere kugera ku munsi wa gatandatu, nushira uhindure ikindi cyumweru. Ku cyumweru cya 10 uzagabura garama 55 ku munsi. Ahangaha nongere ngwibutse ni ku muntu woroye inkoko za Iza Brown. Ku cyumweru cya 11 uzagabura garama 60 kuri buri nkoko. Ibi uzabikora nk'uko uri kureba notable kugera ku cyumweru cya 16. Ku cyumweru cya 16 inkoko zawe zaba zigeze ziri hafi kwitegura gutera. Ibiryo uzatangira kugabura ni ibiryo byitwa puriraya. Nujya kugura aho usanzwe ugurira ibiryo by'inkoko zawe, uzababwira ko ukeneye ibiryo by'inkoko ariko byitwa puriraya. Biba binanditseho kuri iriya mifuka ikorwa na za Uzima Chicken ndetse n'andi makampani. Ibi biryo biba bifite poroteyini iri hagati ya 15 kugera kuri 17. Ni ukuvuga ngo muri kino kigero inkoko iba ikeneye kurya ibiryo biri hagati ya garama hagati ya 70 kugera kuri garama 90. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko zitera uzajya uzigaburira izo garama ku munsi. Nyuma y'umunsi w'121 izi nkoko zaba zitangiye gutera, arizo twavuze za Iza Brown, nizo twarimo kurebaho. Noneho mu gihe inkoko zawe zitangiye gutera ku munsi uzajya uzigaburira hagati ya garama 100 na garama 120 ku munsi. Ubwo guhera inkoko yawe itangiye gutera kugeza wayijyana ku isoko kubagwa yararangije gutera, mbese yarangije garande nangwa se manda yayo irangiye, iyo minsi yose uzajya uzigaburira ku munsi garama 100 kugera kuri garama 120. Ubwo utazaye 100 uzazi 110 gutyo, hagati y'100 n'120 nizo garama inkoko yawe ya Iza Brown ibirya kuri uwo munsi. Noneho turebere hamwe ibiryo inkoko ya broilers cyangwa se inkoko tuzi nk'iz'inyama ibyo zikwiye kuba zirya ku munsi. Nazo zigira ibyiciro bitatu: starter, grower ndetse na finisher, ariko zo zikagira igihe gito kuko ku munsi wa 45 izi nkoko ziba zigeze igihe cyo kubagwa. Ku munsi wa mbere rero muri grower feed imara icyiciro cy'iminsi 10. Ubwo nicyo starter feed. Muri starter feed inkoko imwe ibirya garama hagati ya garama 20 kugera kuri garama 25. Izi nkoko zirya ibiryo byihariye kuko protein yabyo ibihagaze hagati ya 22 kugera kuri 24. Ubwo mu cyumweru cya mbere nangwa se muri kino cyiciro cya mbere zigomba kurya kuva ku munsi kugera ku munsi wa 10 kurya hagati ya garama 20 ndetse na 25. Ubwo iyi ni stage ya mbere twita starter feed. Zayivamo zigahita zijya muri grower feed. Muri grower feed ariho izi nkoko ubwo nuguhera ku munsi wa 11 kugera ku munsi wa 24 ziba zigeze muri grower feed. Grower feed zirya muri kino kigero zirya garama hagati ya garama 60 kugera kuri garama 90. No kuvuga ngo muri no grower feed protein ziba zirya ni ibiryo bifitemo protein hagati ya 20 ndetse na 21. No kuvuga ngo ibiryo zirya 20 kugera kuri 21 bwabyo aba ari protein. Noneho ku munsi wa 25 kugera ku munsi wa 42 ziba ziri muri grower muri finisher stage. Ziva muri grower zitazijya muri finisher stage. Finisher stage naho izi nkoko buri nkoko ku munsi iba irya garama hagati ya garama 100 kugera kuri garama 160. Urumva ko izi nkoko muri finisher zirya ibiryo byinshi ndetse no muri zino stage zibanza gusumbya za nkoko twabonye mbere za Iza Brown. No kuvuga ngo kuri protein muri finisher y'izi nkoko yo ibiri hagati ya 18 kugera kuri 20. Nyuma yaho rero izi nkoko ziba zigeze igihe cyo kujyanwa ku isoko, cyane ko izi nkoko ahanini ntabwo tuzikeneraho amagi ndetse n'undi musaruro, dukeneramo umusaruro w'inyama gusa. Ibyo dukeneraho amagi ndetse n'inyama wenda twajya kuri mbera byombi arizo zigiye gukurikiraho ni saso. Reka turebere hamwe noneho saso ibiryo ikwiye kuba irya umunsi ku munsi kuva nazo zivutse kugera zigeze igihe cyo gutera cyangwa se zigeze igihe cyo kubagwa ku masake. Saso rero, saso yo tuzigezeho nazo zikaba ari inkoko zo zibarwa nk'inkoko ya mpera byombi cyangwa se itanga amagi ndetse n'inyama icyarimwe.
nayo ikaba igira bino byiciro bitatu: starter, grower ndetse ikaba yagira na finisher. Muri starter rero ubwo ni kuva ku munsi wa mbere inkoko zivutse kugeza zujuje ukwezi. Muri starter inkoko iba ikwiye kurya ibiryo bifite poroteyine iri hagati ya 20 kugera kuri 23. Kuri 20 kugera kuri 23 by'ibiryo byose zirya aba ari poroteyine. Poroteyine mu busanzwe ni indungamubiri zifasha inkoko gukura vuba ndetse no gukomera no kubaka ubudahangarwa. Ni ukuvuga ngo muri starter feed nangwa se muri starter stage inkoko ya saso ibirya garama ziri hagati ya 20 kugera kuri 25. Ubwo ni mu cyumweru cya mbere. Mu cyumweru cya kabiri zikarya kuva kuri 23 kuri 25 kugera kuri 28. Ni ukuvuga ngo zijya kurangiza kuno kwezi kwa mbere muri stage ya mbere ziri kurya hagati ya garama 25 kugera kuri garama 30 ku munsi. Ubwo iyo ufite inkoko 100 200 uragifata garama 25 ukube umubare w'inkoko ufite kugira ngo umenye garama cyangwa se ibiro uzagabura kuri buri munsi. Ni ukuvuga ngo kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa 30 izi nkoko ziba zirangije stage ya mbere ariyo twita starter, zigahita zijya muri stage ya kabiri yitwa grower. Grower ni uguhera ku munsi wa 31 kuzamura kugera ku mezi 4 n'igice, kuko inkoko ya saso ku mezi 4 n'igice nicyo cyagihe ibitangiye kuba yatangira gutera. Ubwo ku mezi 4 n'igice uhindura ibiryo warugabura kuri grower stage nangwa se grower feed, ugatangira ukazigaburira pre-layer feed. Katurebere hamwe noneho garama izi nkoko ziba zigomba kurya hagati aho muri grower stage. Nyuma y'ukwezi kumara kuzura zimaze kuva muri starter feed, utangira kuzigaburira hagati ya garama 35 na garama 40. Ubwo ni mu byumweru bibiri bya mbere bibanza bikurikira iki cyiciro. Nyuma y'ibyumweru bibiri uva kuri garama 40 ukajya ugabura garama 40 kugera kuri garama 50. Ubwo ni mu kwezi kwa mbere kwa grower stage. Zikurangiza utangiye kuzigaburira garama hagati ya 40 kugera kuri 50. Ibi biryo bya grower stage ni ibiryo bifite poroteyine ibarirwa hagati ya 19 kugera kuri 20. Ubwo ni ukuvuga ngo uzigaburira poroteyine ifite 19 iyo ugiye kwikorera ibiryo. Ni ukuvuga ngo mu kwezi kwa gatatu izi nkoko utangira kuzigaburira hagati ya garama 60 kugera kuri garama 80. Buri nkoko ku munsi birya garama hagati ya garama 60 kugera kuri garama 80. Aha ngwibutse ko turi kureba ku nkoko ya saso iri mu cyiciro cyangwa se iri muri stage ya grower. Ni ukuvuga ngo iyo zuzuje amezi 4 izi nkoko uzikura kuri garama ya 80 ukagabura hagati ya garama 80 kugera kuri 90 ku munsi. Ubwo ni mu kwezi kwa 4 kukimara kuzura. Kwezi kwa 4 n'igice yo kuzuye uhindura ibyo kurya ukazigaburira pre-layer cyangwa se bya biryo by'inkoko zitegura gutera. Ibi biryo by'inkoko zitegura gutera ni ibiryo bikungahaye kuri calcium, kuko calcium ziyifashisha mu gukora bya bishishwa by'igi ndetse no gukomera kw'amagufa kwazo. Amezi 4 n'igice iyo arenze tugeze mu kwezi kwa 5 izi nkoko ziba zigeze igihe cyo gutera. Ku nkokokazi ziba zitangiye gutera, amasake nayo abageze igihe cyo kubika ndetse no gushonda. Izi nkoko utangira kuzigaburira ku munsi, aho inkoko imwe irya hagati ya garama 100 ndetse n'130. Ubwo hano uhindura ibyo kurya ukava kuri pre-layer ugahita uzigaburira ibiryo byitwa finisher. Finisher y'inkoko ya saso ibigomba kuba ikungahaye ku kigero cya poroteyine kiri hagati ya 17 kugera kuri 18. Ni ukuvuga ngo kuva iyi nkoko itangiye gutera kugeza irangije iki cyiciro ubwo ni ukuvuga ngo itagitera cyangwa se yarashaje, ariho handi ho usabwa kuvugurura inkoko zawe kugira ngo ziguhe umusaruro, kuko kuri no stage ziba zigeze cya gihe zitakitanga umusaruro ubigenewe. Ni ukuvuga ngo
kuva zitangiye gutera kugeza icyo gihe utangira kuzigaburira garama 100 ku munsi, hagati ya garama 100 n'130 bya buri munsi. Reka rero turebere hamwe indi nkoko imwe isigaye ariyo ya local chicken cyangwa se inkoko ya gakondo. Ese yo igaburirwa garama zingahe ku munsi? Reka noneho turebere hamwe ibijyanye n'iby'inkoko gakondo, ariko tukaba tugiye kureba hamwe inkoko za improved local. Akenshi izi nkoko zikunze kugaburirwa ibibonetse byose, ubwatsi, ibijumba n'iki, ariko reka twifashishe urugero rw'umworozi worora mu buryo bwa kijyambere. Umuntu yorora mu buryo bwa kijyambere rero nawe azigaburira izi nkoko agendera ku mibare y'ibyo azihereza ndetse anagereranya n'umusaruro azazikuramo. Izi ni inkoko rero nazo zigira ibyiciro bitatu, zikagira starter, grower ndetse na finisher. Starter yazo ihera ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa 28. Muri starter rero umushwi uburya garama hagati ya garama 15 kugera kuri garama 20. Ibyo biryo bikaba biba bigizwe na poroteyine ya 18 kugera kuri poroteyine ya 20% byayo. Ibyo biryo aba ari poroteyine. Ubwo ni muri starter kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa 28. Urumva birajya guhura na saso cyangwa se izino nkoko za mpera byombi. Twagera kuri grower stage y'izi nkoko za mbera byombi cyangwa se improved local, ni inkoko ya gakondo ivuguruye, guhera ku munsi wa 29 kugera ku munsi wa 90. Izi nkoko ziba ziri muri grower stage, aho inkoko ibirya garama hagati ya garama 40 kugera kuri garama 60. Bikaba bino biryo biba bifite ikigereranyo cya poroteyine iri hagati ya 16 kugera kuri poroteyine ya 18. Ni ukuvuga ngo izi nkoko nazo ujya ugenda wongera poroteyine bitewe n'iminsi zimaze, kugeza izi nkoko zigeze muri finisher stage. Finisher stage ikaba itangira hagati y'umunsi wa 91 kugera ku munsi w'120. Hagati y'uno munsi rero inkoko ziba zitangiye kurya hagati ya garama 70 kugera kuri garama 90. Ubwo ahangaha ni handi inkoko iba itangiye kurya ibiryo bya puriraya stage, kuko ibiri yiteguye gutangira gutera. Nyuma y'icyo gihe noneho nibwo izi nkoko zitafata ibiryo bya finisher, ariho ku munsi inkoko iba irya garama 100. Ibirya garama 100 ku kigereranyo cya poroteyine iri hagati ya 15 ndetse na 17. Ubwo ziba zirya poroteyine, ibiryo bifite poroteyine iri mo hagati aho ngaho. Ibi akaba ari byo bigereranyo cyangwa se kigero cy'ibiryo ukwiye kugabura zino nkoko zawe. Twahereye ku nkoko Iza Brown, dukurikizaho broiler, dukurikizaho saso, tukaba duherutse kuri iyi nkoko ya improved local. Reka turebere hamwe rero izindi nama ukeneye kugira ngo ubashe kugigaburira inkoko zawe kandi uzigaburire neza. Icya mbere uba ugomba guhorana isuku, ukajya wibuka gusukura ibintu zinyweramo amazi ndetse n'ibyo ziriramo ibiryo, isuku ya buri munsi. Icya kabiri uba ugomba kujya uhereza inkoko zawe amazi ugomba kuhoza amazi mu kiraro. Amazi ntago agira ikigero runaka, amazi agomba guhoraho mu kiraro kandi ari amazi meza. Icya gatatu amasaha ugaburiraho inkoko zawe. Inkoko ukwiye kuzimenyereza amasaha uzigaburiraho. Abenshi bakunze kugaburira inkoko 3 ku munsi, ariko hari n'abagaburira 4. Icyo usabwa wowe ni ukumenya ngo amasaha usanzwe ugaburiraho ahoraho adahindagurika, kugira ngo inkoko zawe ujye ugera igihe cyo kuzana ibiryo ziteguye ko iyo saha n'ubundi zigiye kuba zarya. Icya kane muri bino biryo uzigaburira ufite kujya wongeramo amavitamini ndetse na premix, bizazongerera za nkoko zawe ubudahangarwa bw'indwara ndetse zigahereza n'inkoko zawe imbaraga, bigatuma za nkoko zawe ziguha umusaruro vuba kandi mu gihe gito. Reka nibutse wowe ugeze ku musozo w'ino video gukora subscribe, ndetse yeba utari muri groupe yacu y'aborozi ya WhatsApp wakanda ku mutwe w'ino video ukabonamo link ya groupe, ubundi ukatujoininga ukadusanga WhatsApp, aho dusanzwe tuganira twe nk'abarimu ndetse n'aborozi duhugurana.
tubanyuriremo nk'incamake yaranze iki kiganiro. Twabonye ko inkoko za broiler ari inkoko zikenera poroteyine nyinshi kugira ngo zikure vuba, inkoko za saso zikaba ari inkoko zikenera imirire myiza kugira ngo nazo zibashe gukura zigatanga umusaruro wagenywe, ndetse inkoko za Iza Brown akaba ari inkoko zikenera calcium nyinshi mu gihe zigeze igihe cyo gutera kugira ngo zibashe gutera amagi meza kandi afite igishishwa n'ubuziranenge. Naho inkoko za gakondo nazo akaba ari inkoko zikenera imirire yitabwaho kugira ngo nazo ziguhe umusaruro uzikeneyemo nk'umworozi worora kijyambere. Reka nkubwire ngo rero ndibubarirwe guca muri comment ngo twandikire ikibazo ukeneye ko tuzakubwiraho muri video itaha. Muri video itaha nkaba nzabereka uko wakarikira umubare w'inkoko zikwiye kujya ahantu runaka. Ni ukuvuga ngo icyumba gifite metero 5 kuri metero 5 hakwiye kujyamo inkoko zingahe. Ibyo muri video itaha nibyo tuzabasobanurira, tunabahereza formule wakifashisha ukarikira inkoko zaba ahantu runaka. Tubabwire ngo mugire ibihe byiza, mukomeze muhahe muronke mu byo mukora. Ndibubarirwe gukora subscribe, kora like na share, uce muri comment wandike icyo ushaka ko tuzakubwiraho ubutaha. Ciao ciao, mugire ibihe byiza. Mwari kumwe nanjye Hagenimana Fabien hano ku isoko y'ubworozi. Mukomeze mugire ibihe byiza. Bye bye.